Mbese bigenda gute iyo umuntu asenze yatura ibyaha kandi yihana, maze agahaguruka aho ngaho agifite umutima umushinja yuko atababariwe, umutima ugakomeza kumwereka yuko icyaha cye kitababariwe? Ibi ni ibintu bibaho cyane ku bakristo, aho ibyaha byabo bigarurwa imbere yabo nk'aho babikoze ako kanya, maze umutima ugakomeza kubashinja, ubagaragariza yuko ari abanyabyaha rwimbi. Ese ubundi umukristo akwiye kwihana gute kugira ngo yumve yuko ababariwe? Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabidusangiza muri komenti. Mbese ubundi bigenda ute kugira ngo umuntu yihane? Hari intambwe z'ingenzi kwihana nyakuri kugomba gucamo. Iyo habuze imwe muri izo ntambwe cyangwa imwe muri izo ntambwe igasimbukwa, ubwo kwihana ntabwo kuba kukiri nyakuri. Mu byo tuzi nk'abakristo by'ingenzi Imana yitaho ni impamvu dukoze ikintu. Impamvu itumye twihana niyo mpamvu nyamukuru Uwiteka yitaho. Ikintu gitumye twihana nicyo kintu cya mbere Uwiteka yitaho. Hari abantu benshi bihana bitewe n'uko babona yuko ibyaha birimo birabagaragaza nabi muri sosiyete. Akaba yareka kwiba cyangwa kubeshya kuko azi yuko niyiba cyangwa akabeshya azahita yirukanwa mu kazi. Akaba yareka icyaha cyo gusambana kuko azi ko nafatwa azagibwaho n'urubwa n'uwo babana bagatandukana. Ndagira ngo nkubwire yuko hari itandukaniro rikomeye hagati yo kureka icyaha ndetse no kwihana. Uretse icyaha wese ntibiba bivuze yuko yihannye. Nubwo mu mboni y'abantu dushobora kumureba tukavuga yuko yihannye icyo cyaha, umuntu wenyine ushobora kumenya yuko umuntu yihannye n'utanga imbabazi, ari we Yesu Kristo. Reka twigarukire ku ntambwe nyakuri umukristo agomba gutera mu gihe cyo kwihana. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 16 batubwiramo umumaro Umwuka Wera azatugirira. Ku murongo wa 8 haravuga ngo, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Intambwe ya mbere mu kwihana ni ukumenya icyaha. Buri gihe iyo dukoze icyaha, Umwuka Wera aba ari hafi yacu kugira ngo atwereke icyo cyaha twakoze. Nyuma y'uko Umwuka Wera atumenyesheje iki cyaha, igikurikiraho ni ukucyemera cyangwa tugashaka inzitwazo nk'uko Adamu na Eva babigenje. Iyo dutangiye gushaka impamvu zatumye dukora icyo cyaha ndetse tugashaka n'uwo twashyiraho icyo cyaha nk'uwaduteye gukora icyo cyaha, kwihana kwacu ntikuba kugishobotse. Intambwe ikurikiraho ari itandukanya umuntu wihannye by'ukuri ndetse n'umuntu wihannye bitewe n'uko atinya ingaruka z'icyaha, ni ukubabazwa n'icyo cyaha. Pawulo yari asobanukiye neza n'ibyo kwihana, niko kwandikira Abakorinto mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto mu gice cya 7 umurongo wa 10 agira ati, agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kuzana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Aha tuhabona ubwoko bubiri bw'agahinda cyangwa kubabazwa n'icyaha. Hari agahinda ko mu buryo bw'Imana ndetse n'agahinda ko mu buryo bw'isi. Ufite agahinda ko mu buryo bw'Imana ababazwa n'uko ahemukiye Sebuja wo mu ijuru ari we Yesu Kristo, akibuka neza yuko icyaha ari ubugome ndetse ugikoze aba agomeye Imana. Akibuka neza yuko icyo cyaha akoze kiri mu byatumye Yesu Kristo abambwa ku musaraba, agaterwa imisumari, agakubitwa ndetse agacirwa no mu maso. Kuba umufatanyabikorwa na Satani mu kubamba Yesu ku musaraba bimutera agahinda kimazeyo, maze ako gahinda kagatuma yegera Yesu Kristo kugira ngo amubabarire. Naho agahinda ko mu buryo bw'isi ko gaterwa n'uko abandi baratubona. Cyane cyane aka gahinda kava ku ngaruka z'ibyatugezeho bitewe no gukora icyaha. Ubu bwoko bubiri bw'agahinda butuganisha ahantu habiri hatandukanye. Bumwe butuganisha kuri Yesu Kristo, ubundi bukatuganisha ahatandukanye no kuri Yesu Kristo. Guhinduka ngeso nziza bitavuye mu kwihana nyakuri ni ikinya kituganisha mu irimbukiro. Ubwo nta bwenge yasubizaga mu Kristo iby'impamvu adafite urwandiko, yamubwiye yuko akora imirimo yose Uwiteka ashaka. Yaragize ati, nzi ibyo Umwami wacu akunda, ngira ingeso nziza, nishyura uwo mbereyemo umwenda wese, ndasenga, niyiriza ubusa, ntanga igice cya 10 cy'ibyanjye, kandi nasigiye igihugu cy'iwacu kugira ngo njye iyo ngiyo. Ibya nta bwenge wabisoma mu gitabo cy'Umugenzi kuri paje y'121. Muri make, kuba ingeso nziza ntibiduha uburenganzira bwo kuzagera mu ijuru. Nyuma yo kubabazwa n'icyaha,
igikurikiraho ni ukucyatura. Igihe Yohana yavugaga ibyo kwihana, mu rwandiko rwe rwa mbere yanditse, igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga hati: ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Umuntu wese wamenye icyaha cye maze akacyatura imbere ya Yesu Kristo yicishije bugufi, aba ageze ku ntambwe nziza mu kwihana. Nyuma y'uko umuntu yatuye icyaha, areka icyaha burundu maze agahindukirira Imana. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ikiza ituruka ku Mwami Imana. Kuwihana ndetse agahindukirira Imana, Yesu Kristo ubwe yatanze isezerano y'uko kubabarirwa kwe kuba kubonetse. Muri make, kwihana gukubiyemo intambwe ebyiri z'ingenzi, arizo kubabazwa n'ibyaha byacu no gufata icyemezo tutaryarya cyo kureka icyaha. Yesu ubwo arabyihamiriza muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 37, aho agira ati: uwo Data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Mu ijambo rimwe, uhindukiriye Uwiteka wese amwakirana ubwuzu. Inshuro nyinshi, Satani umurezi w'abana b'Imana aba ari hafi ngo adushinje ibyaha byacu. Acogoza kwizera kwacu maze akatubwira yuko tutababariwe. Kuko kwizera ariko kutumenyesha ko twababariwe, iyo Satani ari iruhande rwacu acogoza kwizera kwacu, maze umutima wacu ukatubwira ko tutababariwe. Umuntu wese ugiye imbere y'Uwiteka agiye kumusaba, agomba kuhava yizeye yuko icyo asabye agihawe mu izina rya Yesu. Ariko ibyo byose biba ari uko twasenze dukurikije ubushake bw'Uwiteka. Mu masengesho yose dusenga, isengesho rya mbere rikurikije ubushake bw'Uwiteka ni ugusaba kubabarirwa. Nk'uko tubibona muri Yohana 3:16, ubushake bw'Uwiteka bwari uko umwana w'umuntu ababarirwa. Igihe cyose usenze wihana ndetse watura ibyaha byawe by'ukuri, ujye uhaguruka imbere y'Uwiteka wizeye yuko ubabariwe. Isengesho ry'umunyabyaha wese wihana, Yesu atazuyaje arisubirisha yego. Ndakwifuriza kandi nanjye nifuriza kwemera ko turi abanyabyaha, maze tukaza imbere Yesu Kristo duciye bugufi ndetse dusaba no kubabarirwa ibyaha byacu. Ibyo mbikwifurije mu izina rya Yesu. Amen.